nyuma yo gutsindwa bitanu abantu baribaza ati Jangwani aracyafite amagambo yo ndi mashini ya kongera azamagambo uyu munsi ntabwo ndi buze kumera mikro ya radio Rwanda umuntu wambwiye ngo ari umuhanzi umwe ngo indirimbo cyangwa amagambo yiwe ngo ameze nko kurya ifi ngo kujonjora amahwa baguha ibintu byinshi ngo ukagenda ujonjora nge rero uyu munsi ntago ari nk'ifi nta kujonjora ndaguha ifi isa nkaho itotoye ndavuga ibintu bike ariko birasa ku ntego nta gikuba cyacitse kwizigira Argentine ijya gutwara mondial ngira ngo atsinzwe match ya mbere na Arabia Saudite nimba ni 2022 n'ibyo bibiri ejo bundi ijya gutwara mondial ngira ngo yarabanje kunganya na Cape Verde match ya mbere so bakame ndi gusohoka ni wamamagaye iki kintu sinakibukaga arambwira ati mbeze bite Jangwani ndamubwira nebana nuko nyine ubibona seka cyane arambwira ati Paul twe dutwara sekafa twikura muri Sudan match ambe twatsinzwe ibitego 6 kandi twebwe twari hanze mwebwe muri mu rugo so icyo gukora rero ni iki nta gishya mu gutangira nago ari byiza of course no kwihanganisha abafana nkuko nabikoze ngira ngo nanabibabwiye ngira ngo n'umuyobozi w'icyubahiro wungirije wa APR ngira ngo nawe yabahaye ubutumwa abihanganisha nasaba n'imbabazi so uyu munsi rero ni do or die nta kintu na kimwe dusabwa n'ugutsinda ariko ibitego byinshi injoro nibwo nanimo ndaganira na Tarebu ambwira ati nge niduhera kuri 4 kumanura ndongera nsaba abafana imbabazi kabisa kuri iyi match y'uyu munsi ya ni nabwo bwambere ngiye gukora ibintu ntajya nkunda gukora ubundi mu buzima bwanjye gupanga liste cyangwa kumva abakinnyi ngewe ku giti cyanjye hari ibintu ubona byo kwishimira muri equipe ya APR kurusha wenda n'izindi kwizigi ushobora guha stock ugakora stock ibintu byose mu rugo bikaba bihari ariko wenda ukagira babahungu badufasha utuzi two mu rugo wenda atari umuhanga cyane mu guteka akarura ibintu wenda ukabirya ukabona ntibiryoshye ariko wowe byibura uri siri neza ko wakoze stock so kibari igihe rero ntago we wakwibreminga buriya utawisha uvuga uti nta kibazo nshobora wenda kuzahindura umukozi cyangwa bimwigisha ejo nkazarya neza ikibi nuko waba udafite stock burya nicyo kintu cyaba kibabaje ikinyenze nuko muri stock yawe harimo umuceri harimo izo nyama harimo n'ibirungo byose nubwo inyama zidatetse neza nubwo atazimari ariko byibura zirahari ejo nejo bundi nuhindura mu kadogo cyangwa ukamwigisha uburyo babiteka byanze bikunzarya neza ufite ikize mwumva neza urashaka ko ubagaburira abahindu hoya garibyo mvuze ngewe ntagaribyo wa muntu biteka bya bintu mwitamika Jangwani amagambo mutanamuteranya n'ababosi be muri abantu bakuru mwumve buryo buri superficiel sibyo kwizigira reka kujya mu mizi rwose mfashe inshuti yanjye utahita fi ibyo yavuze birumvikana kandi buri wese uzi umupira arabyumva n'abayobozi ba APR bo bari kutwumva nabo barabyumva wakwikomereza ushobora no kwicarana nabona cyane ko babitekereza iyo byanze mu kibuga bibazwa umutoza bisanzwe ntagira umuntu ugira ngo ushobora no kwicarana na mwana wenda uwo munsi ashobora kuba yagize ibibazo utazi ukamubaza si byagenze n'iki akagusobanurira wanda je akaba yakosana akabanga panga 11 reka manze gatoya Sabe Majege aduhe clip y'umuntu bita Ouattara kuko ibyo Jangwani arimo aravuga birahura n'ibyo abakinnyi ba APR barimo baratangaza baravuga ngo turashaka kwikosora ndetse n'ikimenyimenyi umukuru w'igihugu yari yaje kuri match dutera gahinda abakunzi bacu ariko turifuza ko rimwe tuzamuhamagara none tuje gukosora ibyo tutakoze neza twumve Ouattara byinshi Ouattara ibyo yatangaje. Oui, ça va, c'est vrai qu'après une telle défaite, c'est pas facile, mais bon, actuellement le groupe est... nyuma yo gutsindwa ntabwo byoroshye ariko abakinnyi bose bameze neza nicyo cy'ingenzi kuba abakinnyi bose bameze neza kandi bakaba bameze neza no mu mutwe rero kukigiye gukurikiraho ku mukino utaha nuko twatanga isezerano kuri uyu wa mbere nuko tugomba gutsinda uko byagenda kose by'umwihariko kuri twe kugira ngo twongere tugaruke ikirushijeho ni ku bakunzi bacu baza kudushyigikira. Oui, bon, les fans sont fâchés, c'est normal. Nibyo abakunzi bacu baraturakariye kandi birasanzwe kuko twaratsinzwe ibitego 5-0 bagomba kurakara buri wese yararakaye twese twarababaye natwe yewe abakinnyi byatugezeho n'abayobozi ubu igisigaye nitwe tugomba gutsinda tukagaruka abakunzi bacu nabo bagaseka kandi bigomba gukorwa de rebondir demain avec une victoire pour leur redonner le sourire. nta kibazo rwose
twishimiye kongera gutumira nyiricyubahiro perezida ko yakongera akareba akanaseka kubera intsinzi tuzaba tubonye. Buriya bihora ari byiza gutsinda ibitego byinshi, gusa nanone gutsinda ibitego 5 ku busa, 6 ku busa cyangwa se 1 ku busa, byose ni kimwe n'amanota 3. Icy'ingenzi ni intsinzi. Kuva shampiyona itangiye umwaka utangiye tuzakomeza gutera intambwe ku ntambwe, aho icy'ingenzi ni intsinzi, nyuma yaho ugashakisha n'ibitego byinshi. L'essentiel d'abord c'est la pas à pas. L'essentiel d'abord c'est la victoire. Et après on peut chercher beaucoup de buts. Icyo ashingaho agati aravuga ati tuzagenda twubaka gake gake ku yindi, muzabona tugenda dukosora kandi aravuga ati cy'ingenzi nuko tugomba kwitsinda. Dufite iyo capacity yo gutsinda ibitego 6-7 kwizera. Dufite abakinnyi beza, tube realistic. Dufite abakinnyi beza bigaragara bose, haba 11 babanzamo, haba bench, dufite abakinnyi beza, dufite capacity yo gutsinda ibitego. Ikipe yari yose ibitego 5 kuzamuka, ikipe yari yose, especially nk'ingiro Republican Guard, ngira ngo twese twarayibonye. Ni ikipe mu by'ukuri la average, ni ntabwo ari ikipe numva rwose nanjye nibijya munsi y'ibitego 4 tuborgira ibyawe birashoboka, ariko ari ikintu kimwe mu bintu abantu bashinja APR n'abakunzi bayo no gusuzugura adversaire bikarangira abakozemo. Ibi ngibi Tareba yarabituganije Marine ananiwe kuyitsindira Rubavu. Aravuga ati hari ukuntu abakinnyi banjye basuzugura equipe. Ejo bundi ibyo Kabanga yatangaje na match ya Gor Mahia harimo overconfidence ati Reya barashe bibiri ariko kwizigi sinumva icyo kintu ntabwo gishobora kubabera imbogamizi. Tugiye kwambuka bukanya dukomereza kuri YouTube umwanya wa FM